basore mureke kubibiragi mubwiza ukuri abakobwa umubwira uti sheri tugiye mu kabari giye uyu munsi nateguye ko turi 2020 nayo mfite ntayarengaho kubera ko niyo nateguye nibura rimwe mu kwezi tuye dusohoka kabiri ubwo ni 40 umukobwa wamwe none se sheri ubwo ndajya turasohoka koko ntakoresheje imisatsi none se ko we ntago wahembwe none sheri kuba narahembwe bivuga ko utankoresha imisatsi none se uyikoresheje byagutwara iki umukobwa mwamarana kangahe agahita agenda akagenda kugeza ubwo uzabona uwemera kubaho mu buzima buhari ubwo se wazaguma muri ubwo mpaka narya none uwo nguko ukubwira ko akeneye ibyo bihumbi se utabifite biragenda bite usumva atari ikibazo none se ugusaba ko ugomba gukora ibirenze ibyo ushoboye we nimugumanura mu maziki uraza kumuha ibyo udafite uraza kumuha bike ahure n'umuha ibirenze n'ubundi agende none se Nyarwanda baravuga ngo uzaheka n'umwishurume niba rero n'ubundi ntacyo uzamumaza uwo muntu ukubwira ko muzabana bishingiye ku kiguzi cy'ibyumuha n'ubundi azabona ufite ibirenze ibyo ufite agende uwo ntabwo ari umugore umugabo yatorotse gereza saa 9 z'amanywa ibinyamakuru byose biravuga biti umufungwa witwa Dodosi yatorotse n'ibinyamakuru bishyiraho arataha bageze mu rugo nka saa 9 z'ijoro umugore akimukubita amaso akamubwira ati baragufata isi yose yakumenye ko kunda guhisha he hano ati niko mbwira waruriye ko amakuru yavuze ko watorotse saa 9 ukavuga ngo saa 9 waruriye ndati igihe atarasobanura ati ndakuzi ngo waruri muri za ndaya zawe nta nubwo yatekereje ko umuntu yishayishaga ngo aze kugera mu rukumva uwo mugore akugiriye inama uwo wabwiye umugore watorotse atakabwiye yavuze ko watorotse saa 9 nibura na 30 kuva kuri gereza ugera iwacu nta minota 10 ugeze hanyuma na saa 5 uvuye muri za ndaya uwo mugore nagira inama undi mugore wubatse nawe ko yubatse azamuhiye ahoze umugabo ku nkeke kuri urwo rwego ariko ndagira ngo muhira abakobwa n'aba basore bato murarya isi muyirisha amenyo abiri sira barisha amenyo 32 muzi ko mu minsi itaha tuzabona impfu zikomoka ku kwiyahura umuntu yari afite iPhone yifotoraga yakoraga biriya byose none hagize ibyago irapfuye cyangwa barayibye sibyo muri icyo gihe ntabwo arabona umugabo umuhindi kubaho atazi cyaravuga barashwanye ati nibi wankoreye wenda ntarabona undi kuko ubundi ngo bafite nka babiri ku buryo umwe agenda undi ahari akavuga ati imodoka itagira ubwenge ifite reserve y'ipine ngewe muzima ninjye utagira reserve akagashyiramo abana ko bakuze ntabwo bakuze ahubwo barahomotse n'amahano bakuzemo ikisubu urumva harimo ubwenge ko harimo ubugegera noneho akabura ya telefone ngo yifotore yikore bya bindi kwigunga bikaba byinshi mwajya ko mukabona yagira cyagiraho akuye nka internet ku mashini yarebye abandi bikora atabasha kubyikora kwigunga no kwiha bikamuzonga akiyahura umugabo araza akaza nko kuri ibu cyangwa kuri polisi ati umugore aranjengereje aturebye umugore amuza ku nkeke bakamuga atari ko katukubise kuri umuntu w'umugabo wapfuye ikigabo kare gupfa wanda ubona yaje kuragera batuduhamagara ibyo gufata umugore imutesha abana yonsaga ngo guhoza ku nkeke uzabonsa se ibi bintu birakura umugabo agahora azi ko nasohoka ataka nta uri mubwire ngo impore kandi bakanza ati buri umugore w'ibiro 60 nashaka agira 100 umugore ungana kuri wa mugabo we burakurusha imbaraga noneho reka wa mugabo areke kurushwa imbaraga n'umugore azimurusha baramufunga nareka rero gukoresha imbaraga ze kuko umugore atazimurusha akajya kureka baramwita ikibwa none ngo muragira ngo umugabo agiye nabonye ari icyemezo bafashe bamwe cyiza ntigendera urimo uratekereza ko warubatse urugo rwawe rwarimo abana ufite ibintu byose ugaheka agakapu karimo imyenda cyangwa ukagenda uko wakambaye ukajya gushaka geto yo kugangikamo ubona umuntu mutegereje ku kazi uzabaho umusaruro rego uwo mugabo nubwo mu rugo byazambye afite aho akora tumwaka service ariko abagira ngo wenda ahabaye muri urwo rugo hatazagira n'ingaruka kuhakora ntabwo yarakwiye kugenda aricyo rero kuki abagore bo batagenda batyo kuki bagenda mudugudu yaje akarere kaje umurenge waje naribo abagore murabizi ko ugenda n'urugo warwejeje wagira ngo sinzi nitureke kubyeza wenda naheka abana tware n'ivarisi kuki wagenda inzego zose zimenye ko agiye kuki umugabo watagenda nyine n'isi mwaberamiye ko umugore ari wowe buri gihe ikibazo rero gihari ntabwo ndimo gutanga rezo y'icyaha ariko dufite ibibazo biteye bityo umugabo aba mu rugo umugore akamutoteza atyo rimwe karakara nk'umujinya adashobora gukontorora sibyo agateruye telefone akayikubita umugore agahita apfa cyangwa akamukomeretsa bikomeye inzego zitandukanye zigahura umugabo zikama uwahoze ari inzirakarengane akaba umunyacyaha ikigaragara nyine kiba cyabaye kuko icyaha cyo cyabaye noneho
ku buryo umugore waramutse ashobora no kwica nk'umugabo barwana nk'uko kuko amaze iminsi umugore avuga ati umugabo yaranjengereje umugore bugacya yagera nko mu rukiko umwavuga akavuga ati rwose ntabwo duhakana ko yamwishe ariko yaritabaraga tidore ikaye y'umudugudu yerekana ko umugabo yari yamujengereje iri joro rero yamwishemo yitabaraga camanza akabyitegereza ati kwica umuntu witabara ubundi amategeko abivugaho iki amategeko abivugaho iki ugasanga umwe mu bishe ntabwo akwiye kwica koko ariko haje zivuga ngo yishe yitabara kuko hari andi makuru yabanjirije ayo kandi akereka umucamanza agasanga niyo none uyu mugabo we ntabwo yishe yitabara we yishe kubera ko imyaka 3 ishize akorerwa ibyo urumva ngo umukobwa yaje mu rugo ari umukozi wo bamuha umwana arabyinira umwana w'umukobwa akajya avuga ati mama inswi inkombwa njija yo kazara alasana papa we ise yicayeho atumva mubwira wa mukobwa mu bintu kina byose umwana wanjye ni mwiza uzamukunde bivuga ko asana nyine ntabwo dusa pe ubwise nyine ngo yumvaga atihagije ku buranga ubu umukobwa arahindura ati mama umukobwa mwiza wa nyina usanga abana bababyina babita uwase ariko uwo mukobwa atangiye kumwita uwa nyina none ntangeso waba ufite umwana wawe yajya atambuka akabamusha ngo uwase ngumva ntumukire umwana ngo umuraga ubusinzi bwanjye n'intambara marana mu rugo urashaka kumva ntabwo ubupfubyi n'amateka ntibyabura ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko urwego ibibazo dufite biriho ntabwo bishingiye kuri cyo aba bana muri bameze batyo ntabwo bangana nanjye bishwe n'iki kugeza ngo tuvuga ngo njye wabaye imfubyi kera nicyo gituma ameze ntya oya samu dufite abantu b'imbaraga hano bakomeye b'imfubyi abo biri kubaho ubishwe n'iki se twarabateranye bishwe n'ababyeyi babo basoma ibitabo byitwa ngo uburenganzira bw'abana ngo kandi umwana ngo iyo yari akiga nta kindi akurebaho buranga imbwa zarahuye ziraganira iyo mu rugo imwita umujyi baranga n'ikizi oya iyo mu rugo niba mu rugo rw'abakungu uzazi nibashyira mu tuzu bakambika imishumi bakazengurutsa bagendana muri siporo ziriya baragira yarayazi iti wowe wambwa we umeze ute ati ngewe rero ati ngewe mba nziritse iyo ntembera bamfashe ati ngira n'akazumbamo ati banangaburira inyama ati buriya banangaburira inyama zimeze neza n'iki mbese ndaho ati ariko warakize ati be ukuntu wakize ati none se wowe ubahutiye niyo yindi zerera rero bita umusega yihigira ati se womeze ati sha turumva ati yejya nkiruha mu gikari kwa Samu ati baba hari igitsima basaguye nkagikocora ati nkiruka akabwo wabibagiwe gukinga akazu k'inkwavu neza nkawuza mu rukwavu ati ariko byo birangiye ati mitanja murabuturu tumwe dukorera igobe nimugoro ati tukabweza ko ati birarangiye atari ko shaho warakize wowe urya inyama shaho utaje ati twebwe nguzi imijugujugu baba dutera atuzivutuvutu atuzi ko niyo nambutse nari ka imodoka ingonga ati wowe ufite ukuragiye niyo abonye imodoka aragukurura atumva ukuntu wakize ndatse shaho kurya uziritse atuguzi ngo nk'iryo gobe ge narigera umusore umwe ngo yari afite sara abantu bifashije ngo ariga amaze kwiga n'ibintu byose arahabwira sati papa ubaho ngeze igihe nikigeze ngo nshake ati nuko ushaka sara mwihorera barigendera tukutajubije papa sara mwihorera bajya mu bindi uretse ku munsi wa kabiri arongera ati papa ariko ejo nakubwiye ko iyo urebye umuntu ntagejeje igihe cyo gushaka sara mwihorera ku nshuro ya gatatu umwana bisubiramo isate kubera iki se mvugejeje igihe ati papa ati mfite akazi ndangije kwiga mfite n'icumbi ese sinatangira gushaka umugore mwiza nzakunda tuzabana aha ise atoke ngo yatse imodoka umuhungu ashyiramo sara mutwara bageze imbere sara ngo atihagarara ku ruhande arahagarara ise ati nsaba imbabazi ati se musaba imbabazi ziki nagize nati saba imbabazi barashwana ise akimuye imodoka ati ngaho genda ndizana ese papa dupfuye iki nakoze iki kuko baza ko nshaka gushaka nibyo bikora akaze bitya undi ati nsaba imbabazi abona sata akomeje agenda n'amaguru umuhungu amukurikiye ati papa nagize ati nsaba imbabazi umwana ati pasi papa arahagarara ava modoka ati papa mbabarira ndakwinginze mbabarira nagize neza ati mbabarira ariko ngo babanje barashwana ati ntazo nkusaba ntacyo nakoze undi ati nsaba imbabazi ntamubwira icyabaye umuhungu ati mbabarira ageze abonye bikomeye se yarakagenze n'amaguru none wari yarazi ngo ni bikimwe bikomeye ati papa mbabarira sinzongera papa mbabarira sinifuza kurakara utyo ndakwinginze mbabarira turi inshuti papa ndakubaha ntabwo ukwiye kurakara mbabarira isasubira mu modoka rero mwana wanjye igihe kirageze urongore koko ntatize kubera iki kuba usaba imbabazi ntacyo wakoze uzabasha kubana n'umugore ati hari umunsi uzataha ugasanga umugore yarakaye arakurega ibyaha byabayeho ibitarabaho n'ibizaba ati washaka kwisobanura mukarwana kugeza mutandukanye ati ariko kuko ntukumbwira ko nkunda ukanyubaha tukaba turi n'inshuti ibyo nibyo biri ku mugore wawe uzaba umukunda umwubaha kandi muri inshuti hari umunsi uzasanga yakutuye
nutabasha gusaba imbabazi ntacyo wakoze umenye ko utazabana n'umugore umugore n'ubona umugabo yabaye inyamaswa ntutangire kuguyaguya ngo usabe imbabazi utazi icyo wakoze ngo nubwo ntazi icyo nakoze ariko kigaragara gukora ikintu kibabaje mbabarira andi akavuga mbese ntunabizi ati si ukuvuga ko ntabizi atari ko nkora amakosa menshi na yandi y'ubushize na yose nyasaba imbabazi ntayuzi agacuru kagatangira ati se buriya kuki ejo nakubwiye ngo amazi ntuya nicyo cyari cyamurakaje kandi mwambye abyara akana kirabura ariko kwirabura nk'ikise byo kwirabura nta kintu mfite hano kirabura nk'aka kabara k'iyi mikoro arangije urumva arangije kubyara ako kana kirabura gatyo abantu bombi basaga nk'aho ari inzobe umugore ko atarafite igisobanuro abwira umugabo ati sheri sinakubwiye ngati wambwiye iki ati ibintu byo kubyara byo kuryama tujimije itara atubuza akana nabyo ariko mukirabura isate ntugakabye ati mpereza umwana nirebe ese kuzimya amatara bituma umwana yirabura agahinja kirabura se kabaho ntabwo karakiraburaga kari umukara akureramo umugabo nawe yitera hejuru ati umwana ntako namubyara iwacu nta muntu wabyara umwana iwanyu hari umuntu usukya mugira ati ntawe kumva umwana ntabwo yari umusenegari umugore yari yamubwiye yuko ngo ingaruka ari uko ngo bakora ibintu bajimije amatara ibyo nahoze mvuga ntanze kubivuga mu kintu ni nk'abandi babwiye bavuze ngo yego umwana ngo musango hari inyuma y'amatwi umuntu ayireba ate ajya muri miruwari zo muri salo zifite inyuma n'imbere kugira ngo arebe ko asa n'umwana ariko ubwo kigaragara ni ugufata iyo foto cyangwa mugenda muri studio ko yifotoza mugenda kimwe ngo ni inzara zo wenda wazireba si nta muntu ufite intoki nk'izanjye atari n'umunyarwanda tukaba dusize intoki ntabwo yabura ikiza twikoza Kacyiru aferi karangira none aba bakobwa batari gutekereza kabiri se abasore baza bihuta batyo nabo hari igihe batwara ibihumbi harimo kwihuta hagati yabo mbari yego nayo ni ku basore ariko kadusubire ku mukobwa ubwira wari umukunzi bamwe ati rero sheri babizi ko mukunda ndatinda bizi pe ni nawe nkunda pe ati pe urabizi atari ko nkurikije ukuntu umeze ntabwo nahera hari n'igihe umukobwa wenda bibona mu rwego rw'ubushobozi akabona wenda umuhungu nta bushobozi afite ariko hari n'igihe umukobwa ngo nyuma zo guca akenge wenda umuntu birirwa wenda basangira amayoga basangira amatabi n'ibiki byose birirwa aho ngaho mu busambanyi bwabo ariko umukobwa hanyuma akavuga ati ariko ubundi uyu nguyu niwe mugabo nkeneye aho ngaho ntabwo amubwira ati nagukundaga ariko nkoye ko nta gahunda oya arisobanukiwe katuvuga ngo arikebutse yikubisa agashyi yavuga ati ariko rero mfite imico mibi ariko mbanye n'ufite indi mibi ntabwo azamfasha kuyireka akazibukira ibyo mu bintu babyita kuzuka buzutse rwose abapfu muri abo mukuru ibishoboka muzuke ibyo rwose ntacyo ariko kuvuga ngo umuntu n'inyangamugayo n'imfura namukunda ariko mbonye urabona nyine nta bushobozi kandi ubukwe hari nese hari umukobwa udakunda ubukwe nawe cyangwa hari umuryango udakunda ubukwe reka tuvuge ubukwe rega ubukwe bwose ubundi uzi ubukwe iyo hari umugabo n'umugore ubukwe bwose burataha hari umugabo n'umugore aba ari urongorwe rongora n'urongorwa ubukwe burataha urumva kuwa gatandatu twatashye ubukwe bwa Mushashi hari uburyo bwari bwubatse hari uko bwagaragaraga ntabwo ubukwe bwe nibo ntanze urugero ko ari we munyamakuru koko ntabwo iriya ari foromire y'umunyamakuru kazi wese ko agomba kurongorwa muri buriya buryo ngo ibirori by'imihango y'ubukwe bigomba gusa kuriya siyo mpamvu habaho sare nyinshi se zitandukanye no mu bice bitandukanye reka ngire inama abasore ahantu ubukwe bugiye kubera muzi ubukwe buramutse bubereye iwanyu ku ivuko muzi ukuntu buhenduka noneho umuntu iyo abonye utakoze ibitangaza hadakeye hadaca ibintu agira ngo wazize ko wakoreye mu cyaro twafasha kujyana abantu mu gisharagati ntabwo ari mu gisharagati ahubwo ndimo ndigisha abantu imitwe urabona kandebe nk'umuntu avuka era urabona ariko Makena se kari w'i Kigali Makena nawe agiye kurongora buriya ari kuzimu ubukwe bwe dusanze wenda nk'iwabo wa Makena kwa se na nyina aho bavuka n'iki batuye ari Rwamagana sibyo kandi akaba atari Rwamagana mu mujyi ari Gisharepfu sibyo hakaba nta sare y'ubukwe buriyo agatira imbuga y'umurenge wabo ku ivuko agakubitaho tente ebyiri n'akabageni hari uko byagenda kose imbuga ntiyayikodesheje y'umurenge cyangwa se y'urusengero ahantu cyangwa ahantu tente z'i Rwamagana ntizihenda nk'izirebero abacuruzi n'amajaride babaho gute bazasura iki dufite abantu bafite amafaranga batari no kuganira ku mibare
okay barahari rwose ntugire ikibazo none abantu bajya bati mbega ubukwe bwa makena bwabereye mu cyaro tutashabyihorera uzi umwarimu wamwigishe muri primaire ko nawe yaje bisa muzaniye kada kamushimira ko yabaye umugabo arongoye twa tukagira ngo umuntu yagiye iwabo ko ashaka kwereka ibirori umuryango kumbi yahungaga iki depanse ikofi ni yamwiruka nkani mugeze gishari ibyo ngibyo nyamwiza ari kwemerera ariko aranyica araza kunyica makena hanyuma cyangwa ntuyenda kubujyana menye banga oya ntabwo nigurira n'umwana w'i Kigali nicyo kibazo urumva umuntu wagira se yajyayo noneho nicyo kikaba kiraho abandi buriya simba beshya iyo usibye ko dufite satani kibazo umukobwa niyo bikomera ko mu bujyana ku ivuko umukobwa utemera kujya mu ivuko hari bubu bukwe uzi ngo azemera kujyayo mwakinnye ubundi se abagabo benshi ntibisama barasandaye kuki basandara mwakwibumba abagabo n'abasore umukobwa nakuvuga ngo niwe nakundaga ngo none nabonye ufite amafaranga gahunda wakubwira ko ari gahunda nyine nibyo mvuga ngo wateguye ubukwe ufite ibintu byose witeguye kuba yadepansa byose atari wa muntu ushakisha ubuzima we yamubonye uwo namubona umureka agende kuko n'ubundi niba gusize kuko udafite ibyo akeneye niyo mwabana zaguze none se ni mubana akajya mu mujyi imvura yaguye nk'uko ureba Kigali yose yanyagiwe ejo yiriwe igwa azemera guhagarara ku cyapa nyagirwe kandi hari ufite gahunda umuciye afite imodoka ariko se nanone ikibazo uko agenda akagenda atagiye kubera agenda umubiri umutima ugasigara ibyo ntabwo bikureba kuko umutima we ntusigara uwikoreye uwagiye niwe ubugowe kandi amahitamo y'umuntu niyamugora ikibazo ajyana umubiri umutima ugasigara ariko na wa mubiri akajya awugarura iyo awugarura rero ukawakira ntawe ubura ikigeragezo cy'ubuzima akimara kugaruka ampusori ndi kuva asa n'umuntu yariye umunyoka Yabwo ni inzoga nyinshi oya inzoga n'ubundi ayikeneye